kintu cyeze cy'ubwicanyi buri mu miryango hagati y'abashakanye. Turebere hamwe se biterwa n'iki, ese biva he? Umuntu ufite umuntu muzima, umuntu utari umusazi, kuba yafata icyuma agatera mugenzi we akamwica, cyangwa umuhoro akamutema, cyangwa agafata imbunda akamurasa, cyangwa se akamugongesha imodoka nk'ibyo twabonye ejo bundi kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga. Byatangajwe n'umunyamakuru dukunda dukurikirana turi benshi witwa Scovia. Hari ibintu mu by'ukuri twumva tukagira ngo ni imigani, tukagira ngo ntibibaho, ariko mu by'ukuri bibaho. Ibyo bintu biterwa n'iki koko mu by'ukuri? Ese umuntu aba yasaze? Ese umuntu aba yarozwe nk'uko dukunze kubivuga? Biterwa n'iki? Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Jyewe nizera Yesu, nizera Kristo. Abatamwizera nyine mwihangane. Niyo ndamukanyo y'abakristo, ariko nkongeraho ngo shalom shalom, amahoro y'Uwiteka Imana bane namwe. Yego. Ndabakire rero bakunzi bacu, ni mama Queen wanyu, Mutamba Jacqueline ku batanzi. Ndi umubyeyi mukuru, ndi umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha. Wakwibaza uti mama Queen asengerayo cyangwa akorera umurimo w'Imana hehe? Ni muri itorero, mu itorero ryitwa Worship Center riba i Kanombe. Yego. Umushumba, umupasiteri waryo mukuru yitwa Poda Bihashya. Aho ngaho niho nkorera umurimo w'Imana. Yego. Ndi umukozi w'Imana ufite aderese, ufite aho mbarizwa, ufite aho nkorera umurimo w'Imana. Rero mu by'ukuri ndabakiriye, mumfashe, munyemerere duce bugufi tukaribishe Mwuka Wera kugira ngo abane natwe. Yego. Data wa twese wo mu ijuru, Uwera wa Isiraheli, Imana nkuru, Imana isumba byose, Imana itegeka byose, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe kwera kw'imbaraga, Mwami wanjye, kugira ngo Mwuka Wera aganze, ategeke, atuyobore, atugirire neza. Mwami, aduhaze iby'imitima yacu yifuza byaguhesha icyubahiro. Mwami, ugire neza abatwumva, ugire neza abadukunda, ugire neza abadushyigikira, ndetse Mwami n'abataratumenya n'abataradushyigikira batumenye, kugira ngo badushyigikire, kugira ngo ubwami bwawe buze, ingoma yawe yogere hose, kugira ngo imiryango yubakwe, kandi kugira ngo divorce zihagarare mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ingo ziba amahoro, kugira ngo isi ibe amahoro. Urakoze Uwiteka Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego. Shalom nanone. Amahoro y'Imana nzajya nyabahata kugeza igihe abagereraho, akabageramo, akababamo, akabaturamo, ngo babyizera. Amen. Amen. Yego. Bakunzi bacu rero, uyu munsi ntabatindiye mbafitiye topiki ivuga ku kintu cyeze cy'ubwicanyi buri mu miryango hagati y'abashakanye. Turebere hamwe se biterwa n'iki, ese biva he? Umuntu ufite umuntu muzima, umuntu utari umusazi, kuba yafata icyuma agatera mugenzi we akamwica, cyangwa umuhoro akamutema, cyangwa agafata imbunda akamurasa, cyangwa se akamugongesha imodoka nk'ibyo twabonye ejo bundi kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga. Byatangajwe n'umunyamakuru dukunda dukurikirana turi benshi witwa Scovia. Hari ibintu mu by'ukuri twumva tukagira ngo ni imigani, tukagira ngo ntibibaho, ariko mu by'ukuri bibaho.
ibyo bintu biterwa n'iki koko mu by'ukuri? Ese umuntu aba yasaze? Ese umuntu aba yarozwe nk'uko dukunze kubivuga? Biterwa n'iki? Reka mbabwire, nta muntu ushobora kwica umuntu, nta muntu ushobora kugambanira umuntu ku bijyanye n'ubwicanyi cyangwa n'ubundi bugome adasanzwe afite kamere y'ubugome, umudayimoni w'ubugome utura muri we, afite aho yavanye hamwe cyangwa ahandi, ariko nta muntu ushobora guhimba ubugome bwo kwicana adasanzwe ari umugome, cyangwa imirimo yose ijyanye n'ubugome. Ariko byose twebwe kubizera Imana tubona ko biva kuri Satani, umwanzi uba imbuto mbi mu mitima y'abantu. Ubundi umuntu yaremwe ari mwiza, yaremwe atunganye, yaremanywe ibyiza, ariko umutima Satani akawuhindura, akawuturamo hahandi amukoresha ibikorwa bijyanye n'ubwicanyi by'indengakamere utabona uko usobanura. Rero icya mbere ni uko uwo mudayimoni cyangwa uwo mwuka uba umutuyemo n'ubundi w'ubwicanyi, w'ubugome burenze, ukuntu umuntu yicara agapuraninga kwica undi, cyane cyane umugore mwashakanye cyangwa umugabo mwashakanye, ni ubugome butura muri wowe. Niba warabwonse mu mashereka ya mama wawe, niba ariko warezwe n'abakureze nabo bibakomokaho, bafite aho babikomora, hari ibintu bita karande kandi bikurikirana biba ari byo. Yego, kuko icyo kintu kitari muri wowe n'uwakigutoza inshuro 10. Ejo wenda nahoze nganira n'umwana akambwira ati, se mama, ngiye n'inkoko kugira ngo nikate ijosi ko bigoye, ko ntahagarara n'aho bica inka barimo kuyibaga mu ibagiro. Umuntu atekereza ate? Agira ati uwo mutima w'ubugome kugeza aho yica umuntu? Bigenda bite? Nanjye ntafite ubusobanuro, nanjye ntabwo mbisingiriza ubwenge, ariko bibaho. Ngira ngo turabibona, turabyumva umunsi ku munsi. Rero iyo umuntu yibitseho ubwo bugome butuye muri we, afite aho yakomoye, bibyutswa n'amakimbirane afitanye na mugenzi we. Noneho amakimbirane yamara gukura, umuntu akavuga ati reka mwikure imbere, kuko Bibiliya iravuga ngo abantu bagomba gutandukanywa n'urupfu. Ku bana, urugo, hari inzira yo kwinjira mu rugo, ariko kurusohokamo ntago mu buryo bw'ubumana cyangwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana byemewe, kuko Imana ntikunda divorce. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko abantu bashobora no kwahukana, genda bakaba ibishubaziko, ariko ntabwo Imana igihambiranya nayo ibintu bidahambirika. Ikindi, amategeko y'igihugu ku isi yose atwereka ko umuntu niba ananiranye n'undi, umuntu atagishobokanye n'undi, umuntu atacyumvikana n'undi, batagihuza, batagishaka kubana, atakimukunda, batandukana aho kugira ngo mwicane. Rero icya mbere biterwa n'ubugome busanzwe mu muntu. Ntago kwicana ari ikintu umuntu yigishwa cyangwa yiga akuze, biba biri muri we, ahubwo biba bifite icyabibyukije. Cya kabiri, njya nkunda no kuvugaho nkagarukaho, nuko umuntu muba mwarahujwe n'irari cyangwa amarangamutima, ariko mutarahujwe n'umugambi w'Imana. Yego, kuko umuntu mwahujwe n'umugambi w'Imana, niyo mwagira icyo mupfa, niyo mwakora idini, niyo mwagira icyo mugonganiraho, niyo mwagira amakimbirane, ntabwo ushobora gutekereza kumwica. Ntabwo ushobora gutekereza kumwica, ntibibaho. Ntabwo ibyo bintu bibaho, kuko muri wowe uba umufitiye urukundo
rurenze ibyo ntabwo wabiteke usibye no kubikora ntabwo wabimutekerereza umufitiye urukundo nubwo mwamufite ibyo mwapfuye umufitiye impuhwe nubwo mwamufite ibyo mwapfuye umufitiye imbabazi stili nubwo mwamufite ibyo mwapfuye ikibikubwira nuko iyo mutandukanyeho gato wumva ubuze amahoro wumva unaniwe kuryama gusinzira wumva isi irimo wenyine wumva nta mutekano wumva nta munezero umuntu wavuye ku mugambi w'Imana Imana ikabahuza ari yibikoze bitanyuze mu irari n'amarangamutima y'abantu ntushobora gutekereza icyo kintu kuri we basi wanatekereza ibyoroshye nko gutandukana nabyo utewe n'uburakari ariko nabyo ejo ukabyicuza watekereza ko mwasepara kugira ngo mubanze mwitekereza ariko ntushobora gutekereza kumwica rero abantu bahujwe n'irari bagahuzwa n'amarangamutima bitavuye ku mugambi w'Imana atari isezerano ryawe mutari compatible wibitsemo bwa bugome n'ubundi usangamo iyo irari rimaze gushira y'amarangamutima n'ibinyugunyugu byose byabahuje na pressure z'isi zabahuje iyo bimaze gushira byose wifuza kutongera kumubona wifuza ko mutabana iyo rero uri umuntu udasanga ubwo bwicanyi muri wowe ujya kwaka divorce mugatandukana kuko bumva kubana nawe bitagishoboka ntimuhuza mumeze nk'abantu babyina bataziranye mumeze nk'abantu batigeze bamenyana muhora mu nduru musa nk'abazamuka umusozi nta kamanuka mugira iyo uri umuntu utibitsemo ubwo bugome bw'ubwicanyi bw'ubutindi bw'indengakamere uragenda ugasaba divorce cyangwa ukamuhunga mugasepara ntabwo ushaka kumutekerereza kibi ubwo n'ubwicanyi buba mu muntu ubwo n'ubugome buba mu muntu buba bumusanzwemo abenshi bagongesha abantu imodoka agakoresha umuntu akagenda ati ngongera runaka akamushyiraho ingenza guhera mu gitondo kugeza nijoro n'ejo bundi cyumweru kigashira ukwezi kugashira kugeza igihe connection y'abamugenza izahura bakamugonga bikitwa accident benshi barapfa bakazima bikitwa accident byarantangaje kumva ngo uriya muntu twabonye wagongeshatse kugongesha umugore w'imodoka mu mujinya mu burakari umeze kuriya atibuka ko afite abana atibuka nawe ko afite ubuzima yakwinjira no muri rukuta rukamugwira hamwe n'abana be numva makuru simbihagazeho yuko ngo basabanye imbabazi ngo akisobanura akavuga ngo n'ibyago na accident niko byitwa ubwo ngo nibwo bwicanyi bugezweho bwo kwitwa accident ashobora kuguhusha ariko akakumugaza bikitwa accident ashaka kukwica bikaburizwamo nyine ntihagire n'ubikurikirana kuko ba wapfuye ariko n'ubugome bw'indengakamere rero mu by'ukuri hari ngo n'abajya gusenga kuko basezeranye ko bazatandukanywa n'urupfu akura imisozi ngo agiye kumusengera ngo apfe batandukanywe n'urupfu hanyuma yongera ashaka uwo ashaka ashake uw'umutima ushaka unyumvire nk'iryo sengesho ry'ubupfapfa abandi rero nyine arabica kugira ngo amukure mu buzima hanyuma akora ibyo ashaka yidegenge kuko aba ari na wa muntu hanze ugaragara neza wigira inyangamugayo wigira imfura hanze wifeza ku bantu bose ubigiraho mwiza w'ikibonezamvugo wigira umuntu ufite ikinyabupfura cyane ariko ndani imbere iwe mu rugo nta mahoro abayo bene uwo muntu uzitonde uwo muntu ugenda yigira mwiza hanze kenshi ushobora gusanga
ari umushari mu rugo rwe. Rero ubwo aba yanga kujya gusaba divorce kugira ngo atagaragara nabi muri ba bantu yigizeho mwiza, atagaragara nabi mu miryango, mu bakorana, mu rusengero n'ahandi. Hari abantu bihishe mu rusengero nabo bafite ubugome bumeze gutya, ku buryo nanabikora ntawe uzamukeka. Narababwiye umugore nabereye marene umugabo yishe bamaze ukwezi muri honeymoon, ariko ari amayeri yo gushaka kuzamwica kugira ngo hatagira ubikeka, ariko byaranze. Baje gupimisha autopsy basanga niwe wamunize, kandi bari bamaze igihe twese tuzi ko bari mu bwiyunge, amakimbirane yarangiye. Rero ibi mbivuga urubyiruko, abasore n'inkumi muteganya kurushinga, ndababwira buri munsi, niba mufata shuwa yo kubana, banza umenye umuntu mugiye kubana ko ari umuntu wawe, ko muhuje, ko mwumva ibintu kimwe, ko niba ibyo mutumvise kimwe mugira uko mubikemura, mubihurijeho, muhuje, mufite amahoro. Ubisengere niba usenga, ugisha inama niba uzigisha, ukora ibishoboka, uganire n'umuntu, mumenyane, umenye imico ye, umenye uko yakuze, umwemere uko ari cyangwa umubenge umwanga uko ari, kuruta kubaka urugo ejo muzicaniramo. Nsoza, biterwa n'uko umuntu asanzwe ari umugome, bigaterwa n'uko umuntu mwahujwe n'irari n'amarangamutima na pressure n'ibindi, atari urubavu rwawe, atari umuntu waturutse ku mugambi w'Imana. Kuko iyo ari umuntu waturutse ku mugambi w'Imana, ari urubavu rwawe, ari a part of you, ntushobora gutekereza kumwica usibye no kubikora. Ntushobora kumupangira ikibi icyo ari cyo cyose, kuko uba umufitiye impuhwe n'urukundo n'imbabazi birenze ibyo byose. Kandi noneho iyo ari umuntu n'ubundi mwahujwe n'iryo rari n'amarangamutima n'ibindi, uri umuntu udasanga nk'ubwicanyi n'ubugome bw'indengakamere, burya gusaba divorce mugatandukana cyangwa mugasepara cyangwa mugashaka n'ukundi mubigenza, ntabwo wajya kwica umuntu, ntabwo wajya kugambanira amaraso atariho urubanza. Nsoza, muntu ubikora, muntu uriho ayo maraso, muntu wiyandurishije kumena ayo maraso y'umuntu mufitanye igihango kimeze gutyo, nagira ngo nkubwire ngo uzasazana iyo complex, kandi ayo maraso saa y'ihene, saa y'inkoko, saa y'inka azagukurikirana, azagusema n'udapfukama imbere y'uwo muntu wagambaniye ukamuhusha ngo umusabe imbabazi nawe akubabarire. Ayo maraso ntabwo azakuvaho, azakugendaho iteka ryose, uzasaza nta mahoro ufite. Maraso arasema. Kandi noneho niba waranamwisha agapfa, shaka umuryango wo usaba imbabazi kugira ngo ugire amahoro, kugira ngo ayo maraso akuveho, naho ubundi azakugenda ubigicamuke nka Kayini amaze kwica Abeli. Ibi ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ni ihame, nta wabikuraho. Ushaka kuba warabikoze ukumva watsinze urugamba ntibanagufashe, ariko ufite igihano kiruta icy'uko bagushyira muri gereza ukanakatirwa burundu. Ufite gereza ya burundu, ufite igihano cya burundu ku Mana yaremye ijuru n'isi. Rero uwabitekerezaga, uwabipuraningaga rwose, shakisha ubundi buryo ikintu cyo kwica ukihane, noneho ukica amaraso yawe, umuntu mwashakanye, umuntu mwabyaranye, umuntu mufitanye igihango, mwahuje byose. Uri igicamuke, witonde. Niba hari undi ubipuraninga, yitonde, yihane, ndetse niba yaramaze no kubitekereza nabyo ni ikibazo gikomeye. Ndashoje, by'ukuri ni akababaro, ibi mpamya ndabizi, ndabivuga mbizi,
kandi inshingiye ku ijambo ry'Imana. Ndashoje. Imana tugire neza, Imana itabare imiryango, Imana itabare abashakanye. Kaduce bugufi dushima Imana. Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima ko wabanye natwe, ndagushima ko Umwuka Wera yagendagenze, kandi Data ndagushima Mwami ko Umwuka Wera amanukiye kurabura no guhugura no gutesha, kugira ngo Mwami ubwicanyi, divorce, amakimbirane bihagarare mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'ubutware bwawe n'ubushobozi bwawe. Urakoze, icyubahiro nikikugarukire cyose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom, shalom.